Mwaramutse mwiriwe bakunzi ba Strong Star Channel. Uyu munsi hari abatanze comment ngo bashaka kumenya amagambo amwe n'amwe inshinga. Nanjye uyu munsi nateguye inshinga 10 z'ibanze ugomba kumenya niba ushaka kwiga ururimi rw'igifaransa. Mukurikire musharinge n'abandi babyifuza kugira ngo mwese muronke ubumenyi. Twatangirira ku nshinga 10 za mbere nabahitiyemo uyu munsi. Inshinga ya mbere ni verbe manger, kurya. Verbe manger, kurya. Ya kabiri verbe danser, kubyina cyangwa gukeza. Verbe apprendre, gufata mu mutwe, ukwiga. Iyo uri kwiga ibintu ukabifata mu mutwe ukoze inshinga ya apprendre. Ya kane comprendre, kumva noneho ibyo uri kwiga, kubyumva. Visiter, gusura. Lire, gusoma. Lire, guseka. Écrire, kwandika. Regarder, kwitegereza. Être, kuba. Verbe to be. Murakoze, murakarama, mugire umunsi mwiza.